niba ufite inshuti cyangwa se niba ufite umuryango, niba ufite abana, niba ufite umufasha wawe, niba ufite sheri wawe, kugira ngo ubane nawe neza ugomba kugendana nawe, kuko hari ibyo akunda ndetse n'ibyo yanga. Ukaba uzi imibereho ye, ukaba uzi ibyamushimisha kandi ukaba uzi n'ibyamubabaza. Iyo umubabaje uwo mukundana aragenda, cyangwa se uwo mwagendananaga nawe inshuti yawe, iyo umubabaje aragenda akajya gushaka ahantu hari amahoro, ahantu yabona ibyiza, ahantu yabona umutuzo, ahantu yabona ibyishimo. N'amafaranga niko bigenda rero. Niyo amafaranga uyashaka, ugomba kuba uzi ibyo amafaranga akunda, ukaba uzi ibyo yanga, ukaba uzi uburyo wagendana nayo, uburyo wabana nayo, uburyo wayashimisha nayo akagushimisha. Ni mu buryo rero niba inshuti yawe cyangwa se umuvandimwe wawe cyangwa se abana bawe, umuntu mugendana nawe bisaba kugendana nawe neza, mukabana neza, n'umubabaza akagenda. N'amafaranga niko bigenda. Amafaranga nayo agomba kukubera inshuti, agomba kukubera umuvandimwe, agomba kukubera byose wifuza. Rero ibyo usabwa kugira ngo ugendane na za nshuti zawe ni nabyo usabwa kugira ngo ugendane n'amafaranga. Rero niba hari ibyo ugomba kwitondera ku nshuti, hari n'ibyo ugomba kwitondera ku mafaranga. Amafaranga ugomba kwitoza kuyatunga, ugomba kwitoza kubana nayo, ugomba kwitoza kuba umukire, ugomba kwitoza gutunga ibya mirenge ku ntenyo, ubundi ukitwa agafaranga wahiriwe n'amahirwe. Nyamara batazi amajoro waraye udasinzira utekereza ubutuzi utazanwa n'ubonetse wese. Ibyo wabigezeho byamusabye kwihangana, nyamara abenshi kwihangana bikabagora. Uwabigezeho byamusabye kwigomwa bimwe na bimwe, nyamara bamwe ntibabishoboye. Uwabigezeho byamusabye gukora cyane, nyamara bamwe batekereza ko amahirwe azabasanga mu mbere. Ibyo rero nibyo bisaba kwitondera ku mafaranga. None amafaranga wayatunga ute kandi hari ibyo utujuje kugira ngo ubashe kugendana nayo? Ni iki cyasaba kugira ngo ugendane n'amafaranga neza? Reka rero musabe, ngiye kukubwira ibintu bibiri ugomba kwitoza kugira ngo utunge amafaranga. Rero ngiye kukubwira ibintu bibiri ugomba kwitoza kugira ngo utunge amafaranga. Ngiye kukubwira ibintu bibiri amafaranga akunda. Ngiye kukubwira ibintu wakora kugira ngo amafaranga azajye aguhoraho, amafaranga azajye gukunda, ube inshuti n'amafaranga. Hari abo ujya ubona wumva ngo amafaranga yarabahiriye, bagize amahirwe, amafaranga ntajya bavaho, abahoraho. Ngiye kukubwira ibintu bibiri ugomba kwitoza niba ushaka gutunga amafaranga. Ibintu bibiri ubimenye neza. Rero muntu mushyashya ndakwakiriye kandi nguhaye n'ikaze. Nizere ko wakoze subscribe cyangwa se unabikore niba utabikoze, ubundi wandike muri comment ese amafaranga agomba kukubera inshuti kugira ngo mbere ya byose amafaranga azakugumeho. Ikintu cya mbere ugomba kwitoza niba ushaka gutunga amafaranga cyangwa se niba ushaka amafaranga azakugumaho. Icya mbere, ifaranga iryo ari ryo ryose rigumane, ryimenyereze kandi ugerageze wongeremo irindi. Ifaranga uko ingana kose wiryikuraho, rigumane, ubyumve neza. Rigumane, uryimenyereze, ugendane naryo. Niba ufite ibihumbi 10 cyangwa se ibihumbi 5 cyangwa igihumbi, gerageza wikikuraho. Icyo gihumbi kigumane, ukigendane, riguhumureho, rikubera inshuti ahantu ujya hose. Ujya wumva ngo uriya muntu arahumura amafaranga. Niba uzi iby'amafaranga, umuntu utunze amafaranga biramugaragaraho, kuko n'ibyo akoze byose cyangwa se n'amafaranga amuhumuraho. Ukumva inoti irahumura ku muntu, uriya muntu aba ari gafaranga koko. Rero ifaranga ryose ufite rigumane, urigendane ahantu hose, ribe inshuti, kuko icyo gihumbi ufite mu mufuka wawe uhora ufite, ejo nuwongeramo ikindi ayo mafaranga azaba inshuti. Niba wongeyemo ikindi igihumbi, ubwo ni ibihumbi 2. Ibyo bihumbi 2 nibiba inshuti, byanze bikunze kandi bikabona ko uri kurihorana, byanze bikunze naryo rizakubera inshuti. Ayo mafaranga rero ibyo uzayakoresha byose, kuko byamaze kukumenya, mwamaze kugendana, yakubereye inshuti, yakubereye byose, araguhumuraho ibintu byose. Mbega amafaranga yawe arimo arabigukorera. Ayo mafaranga rero ufite
azagenda icyo uzayakoresha cyose, kuko wamaze kuyakunda kandi wamaze kuyiyumvamo. Icyo gihe ibyo wayakoresha byose, ya mafaranga nayo yamaze kukuyumvamo, azagenda akuzanira umusaruro. Ariko nuramuka ugize icyo gihumbi ukagikoresha kikagenda, ejo ukabona ikindi kikagenda, n'ejo hakaza ikindi kikagenda, bivuze nk'amafaranga ntabwo muziranye. Bisaba ngo amafaranga umenyane nayo. Niba ubitse amafaranga ukaba uyafite, ejo ukayakoresha hakaza andi, ejo bundi ukayakoresha hakaza andi, icyo gihe amafaranga arimo aragukunda, kuko ibyo wayakoresha byose bizagerageza biyakuzanire, kuko nayo ntabwo yifuza guhora ajarajara agenda, yifuza gutura ahantu hamwe. Niba uyafite yagumana iwawe, uyakoresha iwawe, ajya akemura ibibazo byawe, ubundi akuzanira ayandi. Ibyo uyakoresha byose bikuzanira ayandi. N'uyakoresha nabi azagenda, kuko ni nk'inshuti yawe. Iyo mugendanye nabi ukayibabaza iragenda, kandi nigenda hazaza indi nabwo igende. Ariko nuyigumana izakuzanira n'izindi nshuti zayo nazo. Ni kimwe n'amafaranga, n'uyagumana azagenda kuzanira andi, nayo yagumana kuzanira andi, nayo yagumana kuzanira andi. Bivuze ngo amafaranga kuriho yamaze kuba inshuti yawe, yamaze kuba inshuti yawe magara, yamaze kukubera byose. Icyo gihe rero azaguhumuraho. Niyo mpamvu bavuga ngo utunze amafaranga wese amuhumuraho. Icyo ni icya mbere. Nizere ko icya mbere umaze kucyumva neza. Amafaranga ufite gerageza wiyikuraho, kuko nuyikuraho aho yajyane mu bindi bintu yakuzanira nanone. Nuramuka uyajyanye mu bintu bitakuzanira amafaranga, icyo gihe amafaranga arakwanga kandi agende. Ariko nuyagaragariza ibyo ngibyo nkubwiye, niba uyafite icyo gihumbi, kiguremo ahandi hantu uvanamo ya mafaranga. N'ubundi cya gihumbi cyawe kirahari, ariko kikuzanira andi mafaranga. Wiyajyana mu bintu bitakungura amafaranga. Nuyajyana mu bintu bitakungura, ayo mafaranga aragiye, arabakwanga pe. Ariko nuyazanira mu kindi kintu kizana andi mafaranga, icyo gihe ayo mafaranga uracyayafite kandi arakubera inshuti magara. Ikintu cya kabiri ugomba kwitoza, nizere ko icya mbere wacyumvise neza. Niba ufite inshuti mukangana mugashwana, ni nuko amafaranga nayo nuyazana ukayakoresha nabi, murangana mushwane. Ayo mafaranga ufite uko angana kose, sinkubwiye ngo ugende uyabike, sinkubwiye ngo ugende uyajugunye, sinkubwiye ngo uyagendane mu mufuka wawe. Amafaranga ufite yagura ikintu kizakungura, ukibike. Icyo gihe amafaranga yawe uracyayafite, cyangwa se ugenda ugicuruzemo, n'ubundi amafaranga yawe arahari. Ayo mafaranga rero ugiye gukoresha arakuzanira andi. Bivuze ngo amafaranga arimo arakubera inshuti. Ikintu cya kabiri ugomba kwitoza, amafaranga yakakubera inshuti, akakugumaho ndetse akazana andi. Icya kabiri ni uko ifaranga ryawe iryo ari ryo ryose uko ringana, ugomba kurigaragariza ko urikunda, urifuhira, urishaka, riguhangayikisha kandi urivunikira. Naryo niribona koko urikunze koko, naryo rizaza. Ni hahandi bavuga ngo umukire ifaranga iryo ari ryo ryose ahantu rigiye, nubwo cyaba igiceri cy'ijana, aragikurikirana. Icyo gihe naryo rero nuribona ko urikunze koko, rikabona ko uri kurifuhira, rikabona ko urishaka cyane n'imbaraga zawe zose, rikabona ko riguhangayikisha, uri kurivunikira, naryo rizaza. Uko byagenda kose rizaza. Rero niriza rizaguhana ibyo wifuza. Bivuze ngo iyo ushaka inshuti, ya nshuti yawe iyo wari uyikeneye, ukayigaragariza ibimenyetso by'uko uyikunze, ukayiha ibimenyetso bigaragaza ko uri kuryiyumvamo, ndetse uri no kuyifuhira, ndetse uri no gukoresha imbaraga zawe zose kugira ngo ukundane nayo. Ibyo rikeneye, ibyo inshuti yawe ikeneye, ukabiyikorera, ukabiyiha. Icyo gihe iryo faranga naryo niko bizagenda. Niba inshuti hari ibyo usaba kwitondera, bikaba ngombwa ko hari ibyo ikunda ukabiyikorera, nayo ikaza. N'ifaranga naryo nibyo rizagusaba. Niribona kuri kunze, rikabona kuri kurivunikira, rikabona kuri kurifuhira, uko byagenda kose rizaza. Rero niriza naryo icyo gihe rizakuzanira irindi. Bivuze ngo rizakuzanira izindi nshuti.
noneho ni hahandi uzarifuhira, hahandi igiceri cyawe cy'ijana aho kizajya hose ukagikurikirana ukavuga uti kiriya giceri cyanjye ahantu kigiye nubwo nkiguze bombo ariko kirambabaje, nibura nakagombye kukigura ikintu kinyungura andi mafaranga. Buriya mafaranga wariye aba ataye agaciro, amafaranga wajyanye ahandi ayo mafaranga aba ataye agaciro. Ariko ifaranga ryawe nugenda ukariguramo ikintu kizakungura, icyo gihe ifaranga ryawe uracyarifite kandi iryo faranga rirakuzi, ahantu rijyanye n'ubundi rirakuzi, ntabwo rigiye ahandi. Ariko nugenda ukaryaya iryo faranga uzaba uritesheje agaciro. Reka ngo urugero, amafaranga twatunze kera ubu yagaruye ukavuga uti amafaranga nariye kera, amafaranga natesheje agaciro nkajugunya kera, ubangarukiye yose uko yakabaye nabo mu miliyoneri. Ariko ubu ngubu noneho uramutse uvuze ngo ifaranga ryose ngiye gutunga mu minsi kuva nkimara kumva iyi nkuru, kuva nkimara kumva kino cyigisho, ubu none ifaranga ryanjye ryose ngiye kuribika rijye rimpa yandi, rijye rinyungura, rijye rimfasha, rijye rimpa agaciro, kuko iryo faranga ndifite ubu none ntabwo nzongera kuritesha agaciro. Byanze bikunze mu myaka 2 cyangwa se mu myaka 3 ayo mafaranga wakagombye gutesha agaciro, wakagombye kurya, wakagombye kujugunya, ubu yabitse mu myaka 3. Byanze bikunze ubu ugaragaje ko y'amafaranga ko uri kwihangana, cyangwa se urigaragaje ko uri kurikunda, cyangwa se uri kurifuhira. Iryo faranga rero rizakuzanira yandi, uzaba umukire. Buriya umukire ajya gukira hari ibyo yabanje kwigomwa, yabanje kwihangana, yabanje kwizirika, yabanje kurara amajoro adasinziriye, yabanje kuvunika mu buryo bushoboka bwose, kandi yabanje gukora. Rero ibyo nibyo byatumye aba umukire, nibyo byatumye afuhira amafaranga akayakunda, none nibyo byatumye aba umukire, ubu no mu miliyoneri. Nawe rero kugira ngo utunge ifaranga hari ibyo uzigomwa, uzihanganira, uzavunikira, kandi ifaranga uzariha ibimenyetso by'uko urikunze. Icyo gihe ifaranga igiceri cyawe cyose uzajya ugikurikirana, nugikurikirana kizabona ko ugikurikiranye, icyo gihe rizabona ko koko icyo giceri cyangwa se amafaranga uyakunze. Ubwo buryo bwose nk'ubu yuko ari bubiri nubwubahiriza uzaba umumiliyoneri, uzaba umukire. Ikindi cya kabiri ayo mafaranga azabona nuko uzarya make. Buriya umukire arya make agasevinga menshi, umukire arya make agasevinga menshi. Bivuze ngo niba akorera 10,000 ku munsi, byanze bikunze uzasanga uriya mukire yizirika akarya 3 cyangwa se akarya 4, andi yose akayasevinga. Bivuze ngo iryo faranga ya savings rizabona ko rifite agaciro, kuko havuyemo make agasigarana menshi. Erega uko dukunda ikintu kikabona ko niba ukunze ikintu runaka nacyo kibona ko gikunze. Rero n'ifaranga nurigaragariza ko rikunze, naryo rizabona ko koko rikunzwe nawe, kandi niribona kuri gushaka umusaruro iryo faranga rizayaguha. Uzacunge, hari umuntu ukira bikageraho agakena ariko akongera agakira. Ni hahandi bavuga ngo uwatunze ifaranga n'ubundi arakomeza akaritunga, ntaho rijya, kuko abaziranye nayo, abaziranye n'amafaranga, abazi imibereho yayo, abazi n'inyungu yayo. Gukora cyane no kwigomwa no kuvunika no kugaragariza ifaranga ryawe kuri kunze nibyo bituma amafaranga yawe akugumaho. Uwatunze ifaranga mu rugo akarimarana igihe runaka, agakomeza agashaka iyandi ayongeramo, y'amafaranga akayakoresha akayongeramo, amafaranga aba yaramaze kumenya wowe, aba yaramaze kukumenya. Nuyatunguka yamarana ukwezi, y'amafaranga ukayakoresha akaza amandi, ukongera ukayakoresha akaza amandi. Ayo mafaranga azaba kuzi neza, azaba azi imibereho yawe, azaba azi ibyo ukunda, azaba azi ibyo ukunda gukoresha ku mafaranga. Niba ukunda kuyanywera, amafaranga kugera azi neza yuko ukunda kunywa, nakugeraho azi ko ukunda kurya. Byanze bikunze nakugera azaba azi yuko ugiye kuyahahisha, ariko nakugera azi yuko ukunda gukora, ugiye kuyakoresha, naye azakugeraho azi yuko amafaranga agiye gukora. Kuko amafaranga iyo utayakoresheje icyo gihe abaye igihombo, ariko iyo yariye aba agiye noneho mu gihombo kikubye 5. Ariko iyo yakoresheje amafaranga nayo akunda ahantu hakorwa, akoreshwa. Reka rero nkubwize ukuri,
ibi bintu nkubwiye ni iby'agaciro kandi nibyubahwe, ni ibintu byiza kandi byagufasha kandi bizakugira inama mu bikorwa byawe ibyo ari byo byose uzakora. Ibi bintu bibiri nkubwiye nubyitondera, amafaranga azakubera inshuti kandi azakubera byose wifuza mu buzima bwawe. Ntuzacibwe intege n'abantu badakora, kuko udakora aca intege bagenzi be. Bivuze ngo iyo udakora, iyo byanze bikunze nta kintu na kimwe utegereje ko amahirwe azagusanga mu mbere, iyo babandi bavuga ngo ngewe amahirwe narayabonye byaranze, narakoze biranga, wivuga ko wakoze bikanga. Hari ubwo wabikoze bikanga ariko ugiye mu kindi bigakunda, kandi niba warikoze bikanga hari icyo wagerageje gukora ukigiriramo amahirwe makeya, ucika intege ukivamo. Nyamara ahantu waguye, ahantu waciwe intege, ahantu wahuye n'umutego, ahantu wahombeye, aho ngaho usubiyeyo wasubira uvuga uti ahangaha ngiye guhakosora gutya. Ntabwo umuntu agerageza ikintu kimwe ngo cyange, gerageza ubikore, gerageza wigomwe kimwe kugira ngo ubone ikindi. Ifaranga ryawe rigaragarize ko uri mu kazi, nurigaragariza ko uri mu kazi rizakuzanira ibyo ushaka. Erega amafaranga nubwo ari igikoresho dutunga, ariko ni igikoresho duhabwa n'Imana. Rero uwo mugisha duhabwa n'Imana niwo ugaragariza icyo gikorwa turi gukora ko ugifitemo ubushake. Uriyo watse umugisha ku kintu, Imana nayo iguhera umugisha muri icyo gikorwa cyawe. Ndaguha urugero, niba uri umutwazi w'imodoka warasabye Imana, ndakwinginze mpa perime ikayiguha. Icyo gihe perime ukayiryamana mu rugo, ntujye gushaka ikinyabiziga uzatwara. Icyo gihe Imana ihita ibona ko nta mugisha ufite muri ibyo ngibyo, kuko ntabwo uri kubishaka. Ariko nuhaguruka ukajya gushaka perime yo gutwara, nako ukajya gushaka imodoka yo gutwara cyangwa se ni moto, ikinyabiziga runaka waboneyeho perime, nujya kubikora ukayibona, byanze bikunze uzagirira umugisha muri icyo gikorwa, kuko nawe washyizemo umwete, wigomwe wagiye gushaka ikinyabiziga cyo gutwara. Ntabwo uzabonera umugisha kuko uryamye aho ngaho, ntabwo uzabonera umugisha mu nzu iwawe, nta nubwo uzabonera umugisha ahantu runaka nta bushake wabigizemo. Bivuze ngo nuhaguruka ugakora, Imana izaguha ibyo ushaka byose. Rero n'ayo mafaranga nuyaka izayaguha. Imana nibona ko ukunze ayo mafaranga ari Imana iguhaye, izabyaza umusaruro yakoresha. Ariko niyaguha ukagenda ukayakemuza ikibazo bikaba birarangiye, ejo ukongera ukayabona ukayakemuza ikibazo bikaba birarangiye, byanze bikunze ayo mafaranga nta mugisha uyafitemo. Kuko amafaranga icyo amaze ni uko yazana akakubyarira, akakugira umusaruro, akakongerera ayandi. Niba ufite itungo, ntabwo wagira itungo mu rugo ngo uzaritegeho umusaruro kandi ritabyara. Ntabwo wavuga ngo ugiye korora ikimasa ngo uzagitegaho umusaruro ariko kizororoka kikaguha undi musaruro. Byanze bikunze uzashaka, niba woroye itungo uzashimishwa nuko iryo tungo ribyara, rikororoka, rikaguha undi musaruro. Icyo gihe iryo tungo ufite iwawe, kuko muziranye naryo, uzi ko iryo tungo rikunda kunywa amazi, uzi ko iryo tungo rikunda kwahirirwa cyangwa se kurisha ku gasozi, uzi ko iryo tungo rikunda kuryama ahantu hameze gutya na gutya, iryo tungo urarizi neza, muraziranye naryo, rirakubona utungutse ruguru rikakumenya, rirakumva ijwi ryawe rikakumenya. Niko n'amafaranga nayo ameze. Amafaranga niyumva ijwi ryawe azakumenya. Amafaranga nuyakoresha ikintu runaka kizakugirira inyungu, kuko amafaranga utunze nayororoka akabyara ayandi. Ariko nugenda ukagenda uyakoresha ibyo ushaka, ukagenda uyarya, hakaza make ukayarya, hakaza menshi ukayarya, ukayatemberamo ukayaryoshamo agashira. Ni nko korora ikimasa kitororoka iwawe ngo uvuge ngo uzagitegaho umusaruro. Ni nko korora ikimasa uzi ko kizaguha umusaruro, kikagenda kikororoka kikaguha umusaruro. Ntabwo byakunda. Rero ibyiza, orora, tunga amafaranga abyara ayandi. Shimishwa nuko igiceri cyawe cyose ahantu kiri kubyara umusaruro. Ntuzavuge ngo amafaranga ndayabitse azampa umusaruro. Niba ufite itungo rikaguha umusaruro, mukamenyana naryo, ni nako n'ifaranga ryawe ryose rizaguha umusaruro kandi uzamenyana naryo. Noneho akarusho, niba uri inshuti y'iryo tungo, ni nako ugomba kuba inshuti y'amafaranga, kuko iryo tungo uri inshuti naryo rizaguha ubutunzi, kandi n'amafaranga nayo ni inshuti nayo azaguha ubutunzi. Bivuze ngo
amafaranga kuyatunga cyangwa se kuyakorera cyangwa se kuyagira cyangwa se kuba umukire bisaba izo nzira, izo process. Nzababwira mu ncamake mu kiganiro gitaha, nzagaruka kuri kino kiganiro kugira ngo ngereranye amatungo n'amafaranga, ngereranye ibikorwa dukora n'amafaranga. Uko ukora cyane niko uzatunga amafaranga, kandi ayo mafaranga nuyakoresha cyane rero niko azaguha amafaranga, andi mafaranga cyane. Umusaruro wayo uko wakoze cyane niyo niko azaza cyane, nukora gake nayo azaza gake. N'itungo naryo nurigaburira gake naryo rizaguha umusaruro muke, ariko nurikoresha cyane, nurigaburira cyane, ukaryitaho cyane, ni nako n'ifaranga naryo rizakubyarira umusaruro mu rwo buryo. Reka mushimire rero, reka ngarukira ahangaha, ariko nizere ko ufashijwe, ngo uhaye isomo ryumvikana, ngo uhaye icyigisho gifatika kandi icyigisho cyiza cyane. Rero ndagushimiye, uri umuntu w'agaciro, urakoze.